agatekerezo kanjye n'akawe tubihuje byabyara igitekerezo kizima kandi cyubaka. Ni mu kiganiro The Struggles of Single Mothers mu gace kahariwe akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge podcast. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Services zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi services zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Twagize amahirwe mu kiganiro cyacu cyo kuba turi kumwe n'umutumirwa, umumama mukunda, umumama mumaze iminsi muri kumbaza muri comment. Ni inshuti y'ikiganiro yifuje nawe kuza kwifatanya nanjye namwe natwe twese nk'abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka inzirakarengane z'abatutsi ko zavutse mu 1994. Karibu. Murakoze cyane. Amakuru yawe ni meza, gake gake turacyari mu rugendo rwo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, boneraho no kwihanganisha ababuze ababo, abasigaye ari imfubyi, abapfakazi kandi batarabihisemo, ndetse n'abataramenya amakuru y'ababo kugeza ubu ngubu. Dukomeje kubihanganisha. Imana ibakomeze kandi namwe mukomere, kandi turabashimira cyane kubw'intambwe mwateye yo guhitamo kubaho, mugahitamo ubuzima, mugahitamo kubabarira, mugahitamo isano yacu y'ubunyarwanda. Aka kanya tukaba tumeze neza, tunabishimira Imana, tunasaba n'abandi bagifite imyumvire itari myiza, bagifite ingengabitekerezo kubyikuramo, ahubwo bakaza tukagendera mu murongo umwe wo kwibuka abacu, kandi tukanaha agaciro ababuze ababo ndetse n'amateka yacu y'igihugu tukayasigasira. Yego. Mana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Meze neza se? Meze neza. Mu gace k'iwanyu hari gituyeho ubu ngubu? Barizwa mu Nzove, Muhanga, ni henshi. Hanyuma rero Kicukiro. Ubu uri kubarizwa? Ubu ndi muri Kicukiro. Uri muri Kicukiro. Hanyuma se gahunda zo kwitabira, gahunda zo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi iwanyu bimeze biti? Biri kugenda neza. Twatangiye urugendo rwo kwibuka ejo bundi kuva mu ijoro rya tariki 7 Mata. Twatangiye urugendo rwo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda. Ni urugendo twatangiriye mu ijoro ryo kwibuka, turibuka ndetse no ku itariki 7 dukora urugendo rwo kwibuka hamwe n'umukuru w'igihugu. Ngira ngo mwarabibonye na benshi baritabiriye, aho twagiye kwibuka duhagurukiye ku karere ka Gasabo twerekeza kuri Arena. Yego. Ndetse
baducanira n'urumuri rw'icyizere nk'ibisanzwe mu gihe cyo kwibuka. Turanaganirizwa nk'urubyiruko. Yego, mboneraho gushishikariza n'urubyiruko kujya bita ku biganiro duhabwa no gukurikirana amateka y'igihugu cyacu, cyane cyane ayaranze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ese ubundi ujya ubona urubyiruko rwumva ino gahunda yo kwibuka inzirakarengane? Yego, abenshi njye mu bo mbasha guhura nabo, abo tubonana cyangwa abo tuganira, barabyumva neza, ndetse yewe nabo dukurikirana ku mbuga nkoranyambaga nabonye nabo bari mu murongo mwiza, bakomeje kudushishikariza ndetse no kutwibutsa amwe mu mateka. Urubyiruko hari byinshi tutazi, nkanjye yego byabaye ntahari, ariko aho bigeze ubu mbifashijwemo no gusura inzibutso ndetse no kuganira n'abakuru bamwe na bamwe, ndetse na bamwe mu bo turi mu kigero kimwe bandusha amakuru ku byabaye, baratuganiriza ku mbuga nkoranyambaga, aho dusura inzibutso bagenda batunyuriramo bimwe mu byabaye, kandi njye abo nabashije cyangwa abo mbasha guhura nabo mbona babyumva neza kandi bafiteho amakuru make. Yego, mbere y'uko utuganiriza ku kintu waduteguriye, ubona ari uruhe ruhare urubyiruko rwagize mu itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994? uko nabashije kubyumva, numvise ko urubyiruko, hari abafashwe mu rubyiruko bakajyanwa gutozwa, bagahabwa inyigisho mbi, bakigishwa gukoresha intwaro, ndetse bagahabwa n'inyigisho nyine z'ibijyanye n'uko bagomba kuzitwara muri kiriya gikorwa cy'ubugwari tutashimye, kuko cyadusize iheruheru, cyadutesheje byinshi. Numva ko hari bajyanwaga muri kiriya gice cyo mu Bigogwe bakajya gutorezwayo, ndetse akaba igice cy'urubyiruko ari bo benshi mu bagize uruhare mu kubikora. Yego, kubera kubw'izo nyigisho nyine bahawe, bagakora ariya marorerwa. Yego, hanyuma rero uhaye ikaze, watugezaho ibyo waduteguriye. Ntago ari byinshi cyane, gusa ni ukubanyuriramo cyangwa kubibutsa bimwe mu byo twumvishe cyangwa bimwe mu byo dusanzwe tuzi. Harimo mwumvishe nk'abana b'Inyange, nabo bari mu bagizweho ingaruka, ndetse nkaza no kugaruka nk'uko nabibabwiye kuri uyu munsi mu mateka, tariki 11 z'ukwezi kwa 4, ibyabaye cyangwa ibyo dusanga mu mateka yaranze igihugu muri icyo gihe. Yego, iri shuri ryaranzwe kandi rimenyekana cyane mu gihe cy'abacengezi bateraga u Rwanda mu mwaka w'1997. Ubwo abana bahigaga banze kwitandukanya mu moko, bashaka kwica Abatutsi, maze bakabwira abacengezi ko bose ari Abanyarwanda, bikabaviramo kwicwa bamwe. Bimwe mu byaranze ubutwari bw'aba bana b'Inyange, ku mugoroba wo ku itariki 18 Werurwe mu mwaka w'1997, nibwo abacengezi binjiye muri iryo shuri, maze basaba abana kwitandukanya bagira bati Abatutsi ukwabo n'Abahutu ukwabo, maze abana nabo babasubiza bagira bati twebwe turi Abanyarwanda. Hari hashize imyaka 3 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda irangiye, bivuze ngo ibikomere ndetse n'ingaruka byari bikiri mu Banyarwanda. Gusa uburere n'indangagaciro abarezi babo ndetse n'umuryango wa FPR Inkotanyi bari bamaze kubatoza, byatumye abana bafata umwanzuro wo kutitandukanya, bemera kwitwa Abanyarwanda, bose bimika isano ndi Umunyarwanda, bemera gushyira hamwe, gutabarana, batitaye ku ngaruka zari bukurikire. Abana b'Inyange baje kwigira inama yo gusohoka, biruka batabaza kugira ngo bamenyeshe n'abandi ko batewe maze bahunge.
nuko abacengezi babateramo grenade ihitana abagera kuri 6 abandi barakomereka bikabije. Ibi byabaye cyane ku bana bigaga mu mwaka wa 5 ndetse n'uwa 6 w'amashuri yisumbuye hari Inyange. Dufatanye kubibuka, Imana ibiyereka iteka, bakomeze baruhukire mu mahoro, ndetse n'abasigaye mukomere. Hari abo tujya tubona batanga ubuhamya, mukomere, Imana ibaha imbaraga, kandi turabashimira cyane kubw'iki gikorwa cy'ubutwari mwakoze. Imana ikomeze kubaha umugisha. Kuri ano mateka y'abana b'Inyange, ni amateka nanjye mbona ko urubyiruko rw'u Rwanda twafatiraho icyerekezo cyiza. Yego, ndetse n'abana bakiri bato. Kuko urumva byari biri mu mashuri. Yego. Ntekereza ko abanyeshuri ari twebwe tuba tuzaba abayobozi b'ejo hazaza, u Rwanda rw'ejo hazaza. Abana b'Inyange muri aka gace keza twahariye akantu k'ubwenge, batwigishe, tubigireho ubumwe, urukundo no kutitandukanya, cyane cyane biva ku moko. Yego. hari imvugo yamamaye y'uko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no ku bimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Niba numvise neza wasomye uvuga ko babahitishijemo ko abatutsi bajya ku ruhande n'abahutu bakajya ku ruhande, kandi icyo gikorwa cyabaye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, hashize imyaka 3 jenoside ibaye. Ni ukuvuga ngo bari barabonye ikibi uko gisa, bari barabonye ko kwitandukanya ntacyo bimaze. Ntekereza ko ari ibintu byiza twabigiraho bano bana. Yego, ni igikorwa cy'ubutwari kandi kigaragaza ko kuba intwari bitagombera kuba uri umuntu mukuru, ngo ku myaka runaka, ngo kuko uri umubyeyi, ngo kuko wujuje imyaka y'ubukure. Hoya, biduha urugero rwiza ahubwo ko uko waba uri, niyo waba uri umwana w'uruhinja rukivuka, ariko uzi guhitamo ikibi n'icyiza, ushobora kuba intwari, ushobora guharanira ubutwari, cyane cyane uzirikana isano yacu ya ndi umunyarwanda. Njye niryo somo nigiye cyane kuri aba bana b'Inyange. Yego. Ni ukuvuga ngo ndi umunyarwanda iba umuco. Yego, ni isano yacu, umuco dusangiye. Ese ubona ari iyihe mpamvu ababyeyi badakunda kuganiriza abana babo ku mateka yaranze igihugu cyacu? Ntekereza ko ahanini bashobora kuba bagifite ibikomere.
ariko nanone ntago twabarenganya yaba abafite ibikomere cyangwa n'abadafite amagambo y'uburyo babivugamo, kuko ngeranyije uko numva biriya bintu byari biteye ubwoba cyane. Nta nubwo narenganya umuntu utinya kubivuga, ashobora kwanga kubivuga ko afite ubwoba, ndamwumva cyane ko nanjye ari njye n'ubwanjye ngira ubwoba bwo nyine iyo mbyumvishe ngira ubwoba cyane, gusa njye mporana ishyaka ryo kubyumva ko mba nkeneye kumenya amateka y'igihugu, aho cyavuye, aho kigeze, kandi nk'uko twibuka abacu ndetse tunatanga isezerano ry'uko tuzakomeza kusa ikivi cyabo, mba ngomba kubyumva. Ariko umubyeyi utarabona imbaraga zo kuganiriza umwana we kuri icyo kintu kubw'ibikomere, Imana imukomeze kandi nawe agumane imbaraga, akomeze kwibuka yiyubaka. N'ababishoboye mutuganirize, mutubwire, dukeneye kubimenya ababyeyi, ariko kandi urubyiruko ndetse n'abana turi mu kigero kimwe, ntago ari mpaka ko turindira umubyeyi gusa. Nubwo yaba atarabona izo mbaraga, dufite ahantu henshi twakwigira amateka, twasura inzibutso zirahari ahantu henshi hatandukanye, haba harimo amateka y'igihugu, twasura imbuga nkoranyambaga, twatega amatwi ibiganiro bitangwa buri munsi, biba bihari. Hari uburyo bwinshi twakwigiramo ayo mateka, natwe tugaharanira kuba nk'aba bana b'Inyange, tugaharanira gushyira hamwe nk'abanyarwanda, kuba umwe, tukabaho nyine turiho kandi dushimira n'abarokotse ko bafite umutima ukomeye, barababariye kandi nabo ubona ko bari kugenda bakomera. Yego, gusa ntago inzibutso zabura zabo twabuze, ndetse n'ibikomere biracyahari, ariko hamwe n'Imana iradushoboza kandi tuzabigeraho dufatanyije. Ubona ari uruhe ruhare urubyiruko dukwiye kugira mu iterambere ry'igihugu cyacu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994? Ubona ari intambwe dukwiriye gutera kugira ngo igihugu cyacu noneho tucyubake, tukigire cyiza kurushaho? Icyo nabwira urubyiruko cyane cyane ni ukurushaho gusigasira ibyo twagezeho, kandi tukagerageza no kuganiriza abagifite ibikomere, tukababa hafi, duharanira ko bitazongera kubaho. Kandi n'abantu mu rubyiruko hagati yacu tugiye twifitemo impano zitandukanye, hari uburyo bwinshi ibyo bintu twabikoramo, waba uri umuhanzi, waba uri umubyinnyi, waba uri umwubatsi, nyine mu gice cyose waba urimo, ukagerageza guharanira kugira ubumwe n'amahoro hagati yacu, sibyo? Nk'uko duhanga indirimbo zitanga ubutumwa runaka, wanahanga indirimbo ushishikariza abandi gukunda igihugu, kubabarira, wabahumuriza mu ndirimbo zirahumuriza kandi zikanaruhura. Rero urubyiruko dufite uburyo bwinshi twabikoramo kandi bikadufasha, tutaretse n'abacu. Sylvie, wakoze cyane. Noneho gira ubutumwa ugenera ababyeyi b'abagore birerana abana bagizweho ingaruka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mbere y'uko ngira ubutumwa mbagenera, nashakaga nanone kugaruka gato kuri uyu munsi mu mateka. Tariki 11 Mata 1994, tugira ngo abenshi twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga, ariko nagira ngo nibutse n'abandi wenda batabashije kubibona. Uyu munsi mu mateka, tariki 11 Mata 1994, aho ingabo z'Ababiligi zatereranye impunzi z'Abatutsi muri Eto Kicukiro. Ingabo z'Ababiligi za Mintwari zari ziyobowe na Lieutenant Luc Lemaire,
zataye impunzi z'abatutsi muri Eto Kicukiro bicwa umugenda kugera i Nyanza ya Kicukiro. Mu 1994 kuri iyi tariki ya 11 Mata, ingabo za Minuar zari mu butumwa bw'amahoro. Kuva tariki ya 8 Mata, abatutsi benshi bahungiye muri Eto bizeye kurindwa, ariko ku ya 11 nibwo ingabo zabatereranaga maze abarenga 2,000 muri bo baricwa. Abatutsi bari barahungiye muri kiliziya ya Paruwasi Gatolika ya Kiziguro babeshywe ko bagiye kuharindirwa maze bicwa n'interahamwe zoherejwe n'uwahoze ari Burugumesitiri Gatete Jean Baptiste. Abicwaga batabwaga mu cyobo cya metero 60 z'ubujyakuzimu. Bamwe muri bo babajugunyaga mu mwobo bakiri bazima. Uyu munsi rero turakomeza kwihanganisha kandi tunashishikariza abari mu karere ka Kicukiro ndetse n'abahaburiye ababo kuza kwitabira. Mu kanya saa 9 hari gahunda yo kujya ku rwibutso kwibuka abo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, cyane cyane kuri uyu munsi w'itariki 11 Mata. Ubutumwa nagenera ababuze ababo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ni uko bakomera. Nifatanyije nabo kandi nihanganishije imitima yuzuyemo ibikomere ariko ituzuyemo intege nke. Yabanyuze mu mwijima mwinshi ariko ntibyatumye babura urumuri. Bize kubaho bafite inkovu ariko badafite inzigo. Nkomeje mwe mwese mutahisemo kuba imfubyi, mutahisemo gupfakara, mutahisemo kuba abanyakamwe, mwe mutahisemo gusubizwa na nyiramubande, ahubwo mugahitamo ejo hazaza, kuhabaho neza, kuhabana neza no gukomeza gutwaza kandi gitwari. Imbaraga zacu ntizikomoka ku kababaro gusa cyangwa agahinda, zikomoka no guhitamo gukira kugira ngo uyu munsi turiho tubeho ubuzima bushya mu rukundo, icyizere, ikiruta byose kubabarira. Twahisemo kubaho. Fata ngufate, nundekura umbazwe, ninkurekura nkubazwe. Kandi dukomeze kwibuka ko kwibuka atari ukubabara gusa, ahubwo kwibuka ari imbaraga tugendana nazo nk'Abanyarwanda. Murakoze cyane. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Twibuke twiyubaka, ndi Umunyarwanda, ibe umuco aho turi hose, turwanya ivanguramoko ryatuganisha ku mateka nk'ayaranze u Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umutumirwa wacu rero yakoze, tumushimira akanya keza yaduhaye. Intero nk'Abanyarwanda ibe ndi Umunyarwanda, kandi gushyira hamwe biturange mu byo dukora byose kugira ngo tutazasubira mu mateka igihugu cyacu cyahozemo, ndetse twige no kuba intwari nk'uko abana b'Inyange babigenje. Ikindi kandi abantu bari hano hafi aho bagiye bavuga mu bikorwa byo kwibuka, mu mugoroba wo kwibuka, urubyiruko dukomeze kurushaho kwitabira. Twibuke twiyubaka.